Mutabazi nego kamubayeho areka twanaganiriye mwagiranye ikiganiro twagiranye ikiganiro ati iki rero sinzi niba tubifatira umwanya reka tubiganireho inkuru ya Mutabazi bamwita gutaryo Apotre Mutabazi Kalisa ni kabari ni mazine ngo ni mwene Kabarira Dore kuvugana ku isaha ya saa 8:56 saa 9 aransubiza yego Mutabazi yagiye hari yambona hari abantu batandukanye barimo bagenda bamutabariza mu bamutabarije nabonye harimo uwo bita Oswa Kimo Saride Mutuye Yezu yavugaga ati avuga ko ari Apotre Mutabazi Kabarira Maurice mwene Kabarira nyine iyo ni twita handwe mwene Kabarira aravuga ko yaraye yitambitswe n'imodoka yabicanye abanyarwanda ko numva bamerewe nabi mu mahangara nawe ni mu mahanga Mutabazi amaze iminsi yigiriye hanze mu gihugu cya Uganda yagiye kuba yitembereye hanze hari utuntu agiyemo ariko azagaruka sinabikurikiranye cyane nagiye kubona mbona ngo yaragiye yagize ati ngo yamubwiye ati nijoro saa 5 Entebbe aho ni ku kibuga cy'indege cya ku muhanda wa Entebbe Road nitambitswe n'imodoka yabicanye bansabye guhita njya mu kindi gihugu byansabye guhita njya mu kindi gihugu mu gihe ntarasobanukirwa wagwani no wazi wagwani what's going on what's going on ngaho ababikoze mbafitiye message message yinsomera numva ngo nandimo nshakisha ronaga byanze I'm not a treat there is no need I'm not what I'm not a treat there is no need ubwo ngo ntabwo ari iki nyine ntabwo I'm not a treat ubwo twavuga ko yashatse kuvuga ngo ntabwo nyine ari ikihebe se cyangwa iki bana yo treat ndebe ngo yababwiye ati I'm not a threat ntabwo ndi ikibazo threat ni ikikugarije ntabwo ndi ikibazo kuri mwebwe nta mpamvu zo kunyirukaho nta kibazo nteje mundeke nge guhahira abana namwe soon you will need the mercy of God namwe nejo bundi muzakenera impuhwe z'Imana whom myself hanyuma rero nagiye namubwiye ni Kabarira mpa makuru yose y'ibyakubayeho amhereza link iyi ni video twaza kuri ukuntu tuyishyira mu kiganiro yego kukuri kuri Facebook numva nta YouTube yagiyeho arambwira ati hari abavandimwe wagira ngo bafite PhD to make bad decisions no guhubuka please ubu butumwa mwandikanya umubabaro uwo ni umutwe w'ibyo yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ku rukuta rwa Facebook yavuze ati please umuntu nakubwira ko agiye gufata amezi 3 yo gusenga no gukora meditation on the next phase of his life ujye ubyakira kandi ubyubahe numva reka mbahe story uwo bireba yihane aragira ati narindi kuva Entebbe International Airport ku kibuga cy'indege cya Entebbe njya Prayer Mountain wa musozi wo muri Uganda bita Prayer Mountain bakoraho amasengesho yego ntwawe na professional driver ubikora kinyamwuga ukora taxi voiture afite imodoka ya Mercedes Benz GLS 450 ni 4matic sibyo simwe zikurura imbere n'inyumba yego hafa ubwo mbona imodoka ishaje imeze nk'imodoka zaje zibanziriza indi yitwa Noah zo mu bwoko bwa Noah nako muri Uganda zo bakoresha cyane zino z'utuvani zimeze nk'utuvani ariko zijya gutera nkayo ijya kumera nka Noah ariko ijya kumera nkayo zazindi zaje zibanziriza Noah niko kubona tuyiguyeho muri highway za nzira zibari zirambuye cyane zisaba ko mwihuta hagatera itara cyangwa hategereye amazu y'abantu cyangwa urusisiro ni ko uyu mushoferi se yahagaze mu muhanda kandi hagati
mu muhanda hagati ni amahoro. Umukobwa umwe mu bana b'umubishopu wari waje kunyakira ku kibuga cy'indege ahita amubwira ati papa disi arashaka gukata ariko disi irashaje nta kinyoteri afite. Uvuga ngo uyu mwana yahise avuga ati yahise avuga ngo uwo watambitse imodoka mu muhanda ngo papa disi uriya mupapa nyine arashaka gukata ariko nta kinyoteri afite, iriya modoka ye irashaje. Ntiyashyizemo ikinyoteri kugira ngo bamenye niba ashaka koko kugira inzira runaka anyura. Ariko nitegereje mbona aho uwo mukobwa yatekerezaga ko yaba yashakaga gukatira nta muhanda unyuramo w'imodoka wari uhari. Urumva umwana we yaketse ko umuntu agiye gukatira ahantu runaka ariko ukabona nta kinyoteri kirimo, wenda agira ngo ni uko imodoka ishaje cyarapfuye. Kabarira Maurice yitegereje abona yakabaye uwo muntu akatira, ariko se ko nta muhanda uhari uyu muntu afite gahunda yo gukata cyangwa nuko yatambitse imodoka mu muhanda. Ati yari atwitambitse abigambiriye, ashyiraho agatangaro. Kabarira Maurice, Apotre Maurice agira ati ahubwo nge nari nagize ngo imodoka imupfiriyeho cyangwa se ishizemo essence, kuko nge bikunda kumbaho mu mihanda ya Kigali kandi bibaho mu buzima. Buriya bijya bimubaho muri ya benzi njyamo najya atwara. Arakomeza arandika ati umushoferi wadutwaraga yagenderaga nko muri kilometero 120-160 kubera ko nyine ni highway. Urumva iba yiruka. Iyo wageze mu ijana imodoka burya ibiguruka biri mu kirere ko amahighway ukuntu banakora biba bisaba yuko badashyiramo ahantu h'udusozi twinshi. Bararambura cyane kwa ko Uganda nayo irarambuye. Bararambura cyane ku buryo imodoka itaza kugira akantu kayisaba kwihagurutsa ngo bimere nk'wa muhanda wa Puaruru. Ubona uriya muhanda iyo ugendamo hari igihe ubwira shoferi uti subiramo ako kantu ibaceka amahane ikongera ikabazamura. Muri highway haramutse harimo karakantu yagusimbiza ikagutaha kuri yo muhanda kubera ko uri muri kilometero zo hejuru. Sibyo? Ati nabonaga agenda umushoferi udutwaye agenderaga muri kilometero 120 kugeza kuri 6 ku isaha kuko yari umuhanga atwaye inyirukansi kandi atwaye tu VIPs. Ntago ajya yiburira ariko baramuzi. Yari atwaye VIP yo mu Rwanda n'umwana wa Bishop. Baramuzi tu VIPs. Maurice ntari pana rwose. Afatiraho tugeze imbere tubona noneho yangwanguruzo iratudepashije. Ko kagurukaga ku kamodoka. Barakabona karashaje ariko karaza kadepasiri muri highway nako kayirimo kandi igendera mu ryingahe. Irabadepashije. Sibyo? Aho niho natangiye kubona yuko iby'umuhanuzi yaramaze kumpanurira ngo abonye ntegwa umutego ndaguruka nk'igisiga ndawurenga ariko mbona ibimenyetso. Mbona ko yari umwuka utavangiwe. Urumva ngo yaramaze guhanurirwa n'umuntu. Ahubwo Mari ntararenga itakuru uwo mupasiteri uwo muhanuzi mwiteho tazagira ngo wenda arakasha naga bagome baba mu Rwanda honyine sha. Umuntu arakubwiye ngo mbonye uhura n'ibyago wagera imbere ugahura n'ibyago ye nagaruka gufata mu ishingu uransobanura neza biriya byago. Biri Imana ibinsobanuye nanjye mbyumve. Uramuza n'Imana yawe kugira ngo ubanze unyereke ko atari we wanteguriye biriya byago ahubwo cyane. Nago twavaru umuhanurire ibibini nayize mbona imbere birahari nakubwiye abaretse gato. Icara hano ahubwo. Icara hano unsororere biriya bibi aho wari wabikuye. Ntabwo wanyira.